ariko ubwiza bwabo buzwi n'abo babana. Umugore w'igishongoro ugaragara neza siwe mugore utanga amahoro. Munyumve neza, ashobora kuba mwiza umugabo yarapfuye avuga ati mani shitani nashatse sinazanye umuntu nazanye shitani. Ariko iyo agenda n'urukweto asohotse mu modoka nziza atwaye urufunguzo rw'imodoka agenda agira atya uravuga ngo dore n'ukuri Imana yararemye izi kurema atari ko Imana yumbuye nguyu we uwamugutiza ukwezi cyangwa amezi abiri wamenya uwo ari we. Turagushimye mwungeri mwiza, tugushimiye kuri umukiza wacu, tugushimiye kuko ari wowe watubaye hafi, ubugingo bwacu wabukuye mu rwobo, imibereho yacu wayaruye kure cyane uyigiza hafi yawe. Twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ubuntu nibwo bwadukijije. Turashima imirimo y'amaboko yawe ku buzima bwacu, tuguhaye icyubahiro kuko ukwiriye icyubahiro Mwami. Wakoze ibikomeye, utanga impano ikomeye ariyo Kristo Yesu. Uzamwizera wese ahabwa ubugingo kubwe. Turashima ko turi mu minsi myiza yo kwibuka kuvuka ku Mwana. Unyemerere ubane natwe muri iri teraniro, uduhe umugisha kandi utuganirize, twumve ijwi ryawe hagati muri iri teraniro. Urakoze kubana natwe kuva dutangiye kugera ku musozo. Tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya Kristo Yesu. Amen, 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 amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Reka mwicarire bugufi. Reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu maganya ya Yeremiya. Amaganya ya Yeremiya igice cyaho cya 3 n'umurongo wa 31. Amaganya ya Yeremiya igice cyaho cya 3 umurongo wa 31. Hari ijambo rivuze ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka abantu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana, kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Amen. Kanongere nsubiremo, kuko Uwiteka atazagira ubwo areka abantu iteka, naho yabababaza akababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana, kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka twifashishe ikindi gice gito kiri muri Luka igice cya 19 ku murongo wa 44. Akone dushake duhere 41. Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cyaho ni cya 19, turasoma ku murongo wa 41 tugarukire 44. Ageze hafi abona umurwa arawuririra ati, uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bishwa amaso yawe, kuko iminsi izaza bw'abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe, ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewe. Amen. Ndagira ngo nsobanure kuri aya magambo akanya gatoya tuze gusenga. Imana ishimwe. Bibiliya iratwereka umuhanuzi bita Yeremiya, ariko kandi ari mu gice cy'amaganya. Umuntu iyo ari mu gice cy'amaganya abababaye, ntawuganya yishimye, aganya ababaye. Kandi umuntu wese agira ibimubabaza akagira n'ibimushimisha. Turabona umuhanuzi Yeremiya, ariko tugasoreza ku gice cy'amaganya. Amaganya ya Yeremiya rero ni igitabo kigizwe n'amaganya cy'amarira aririra Yerusalemu, umurwa wera, umurwa w'Imana. Umurwa wera w'Imana ni umurwa Imana yari ituyemo, ni umurwa Imana yari yarasezeraniye guhera kera. Isezerano ku Bisiraheli irababwira ngo nzaba muri mwe, nzaba Imana yanyu, nzagendera muri mwe. Iravuga ngo kandi nitoreye Siyoni, umurwa wanjye wera ari we Yerusalemu, aho niho nzatura. Muzajya muza munshaka, muzajya muza mundeba, mugitaka nzumva, mukintabaza nzabatabara. Ndi hano i Yerusalemu nzabumva kandi nzabasubiza. Imana igirana na bisezerano, ariko kandi turabona Yerusalemu isenyuka. Kandi
uko muribuka ko Yerusalemu yasenywe inshuro 3. tubona umunsi wa mbere Yerusalemu bayisenya, abagabo bita ba Daniel batwaye mu bunyage bajyanwa i Babuloni. ubwa kabiri barayisenya, umuhanuzi Ezekiyeli baramutwara nawe arajyanwa mu bunyage. gice cya gatatu kandi bamusenyemo batwayemo na Yeremiya barabanyaga. uwo bita Nebukadinezari asenya Yerusalemu ayishyira hasi. amaze kuyishyira hasi, Yerusalemu ihinduka amatongo. abari abanyabwenge bayivamo barajyanwa baranyagwa, abari abakire barajyanwa baranyagwa, abantu bari abakomeye bakurwa muri Yerusalemu. Yerusalemu ihinduka amatongo. ese ni gutaha Imana iba ishobora kwemera ko aba amatongo? reka mbabwire amagambo akomeye. umudugudu ntushobora kuba mwiza ngo ube mwiza ku buryo utasenyuka, ahubwo ibituma utasenyuka nuko habamwo Imana imbere muri uwo mudugudu. ariko igihe Imana ivuye ahantu, igihe icyo ari cyo cyose aho hantu hagira ibibazo. Imana niyo murinzi wo kwizerwa. ndakase nuvuga ibi bintu bize kumvikana. umuntu ntagizwe n'ubwiza bw'inyuma, umuntu agizwe n'ubwiza bw'imico imuri imbere. imico iba mu muntu imbere. iyo itabaye imico y'Imana, uwo muntu nubwo yagira ubwiza bumeze gute, uwo muntu ateye agahinda, kuko kubana nawe nubwo yaba ari mwiza aragoye bitewe n'imico imuri imbere. rero Yerusalemu yari nziza bitewe n'imico y'Imana irimo imbere. igihe cyose Abisirayeli bari bafite Imana, bari bafite imico igaragaza ubumana bwabo. amen. ariko igihe cyose bahindukiriraga izindi mana, bakajya mu banyamahanga, bakajya mu kuraguza, bakajya mu guterekera, bakajya mu kubandwa, bakajya kongera gusubira mu mihango ya gipagani yandi moko yarabagose, Imana yarababaraga. yababara ikemera ko babasenya, kabone n'ubwo ari umurwa wera urimo Imana. mwari muzi ko iyo umuntu abuze Imana, atakaje Imana, burya nta abasigaye afite ikisi. mureke mbabwire, wenda iyo tubibwira abakiri batoya biragoye kumva. ntabwo ibi bintu mureba bituzengurutse biryoha iyo bifite mu Imana. reka nongere mbibabwire, ntabwo ubuzima uyu mubiri wanjye mureba housing yanjye ntabwo iryoshye kuyibona, nubwo iryoshye igizwe n'igice kimwe: kuba ntarwaye, kuba amavuta mfata, kuba ibiryo byinjiramo nkagira amagara mazima. ubu nibwo buryohe bw'umubiri tureba. ariko iyo bubuze mu Imana, hari ibindi binyinjirira nkagaragara nabi. rero umuntu mwiza uryoshye ni umuntu ufite Imana muri we. umurwa mwiza umeze neza ni umurwa ufite Imana. ntabwo ubwinshi bw'abantu aribwo bugaragaza ko Imana iri kumwe nabo. oya, nta nubwo ubwiza bw'umuntu aribwo bugaragaza ko afite Imana. nta nubwo ibyo ibikuzengurutse. iyo mvuze ibituzengurutse mbanza mwamamaza dutuyemo, dutuye mu mazu meza, turi no mu rusengero rwiza, twicaye mu ntebe nziza, twicaye mu madiva, dufite udututi twiza, hari ibintu bigaragara ko ari byiza. ariko ubwiza bw'ibi bintu byaba byiza bibaye byicayemo Imana. inzu nziza iryoha iri mu Imana. imodoka nziza iryoha iri mu Imana. ibintu byose bizaba byiza biryoha bikaba byiza iyo Imana ibyicayemo. ibivuye mu Imana biragoye. uva mbabwire inshuti y'umusaraba, Imana niyo soko y'uburyohe bw'ubuzima bwacu bwose. uburyohe bwacu ntibushingiye ku birire turya, uburyohe bwacu ntibushingiye ku mafaranga mfite kuri akawunti yanjye. ntabwo uburyohe bw'ibintu bushingiye ku bingose, ku binzengurutse. uburyohe ni ukuba Imana indimo, Imana indimo, Imana indimo, Imana indimo, Imana indimo, Imana ikurimo. reka tuyikomere amashyi, iyo Mana yacu irabikwiriye. reka tuyikomere amashyi, reka tuyikomere amashyi. ndagira ngo mvuge ibintu nka bitatu twisengere. Imana ijya yemera kubabaza umuntu nubwo itemera kumubabaza iteka. Imana yemera ko umuntu yababara, irabyemera. ariko se kubera iki ishaka ko ababara? ishaka ngo irebe ko uyu muntu nababara ashaka ndiyo ababaye, nababara ahungira he,
nababara akomanga he, nababara ubuhungiro bwe ni he, nababara ashakira Imana he. Iyo umuntu ababaye ashaka nde? Yavuze ngo nubwo yababaza umuntu ntizamubabaza iteka, kuko Imana itanezezwa no kubabaza abantu. Uyu ni umuhanuzi bita Yeremiya uri kubivuga, ariko arabivugira mu bunyage. Bari mu gihugu batwawe i Babuloni, barajyanywe, barimo barakoreshwa iby'agahato, babayeho nk'abaretwa, babayeho nk'abacakara, babayeho nk'abantu basuzuguritse. Bari bafite Imana, bari bafite byose, ariko arabivugira mu bunyage. Arareba arayirira Yerusalemu, aravuga ngo yewe Yerusalemu we, iyo muza kumenya ko mwataye Imana, iyo muza kumenya ko mwavuye ku mahame y'Imana, mukitondera iby'Imana ibabwira, uyu munsi mwakabaye muguwe neza. Ariko turababaye dufite agahinda, kuko twanze kumvira Imana. Twanze kumvira Imana iremera baradutwara. Mureke mbabwire torero ry'Imana, ngewe ubiyabwira ndasa n'umuhanuzi kandi ndiwe koko, ariko dore ijambo mbabwire, ninde ushobora kunezeza umuntu atari Imana? Abakobwa batari bashaka bazi ko iyo umuntu abonye umugabo abonye ijuru. Hari igihe ushaka ukaruha, abandi baguwe neza bari mu ngo zabo. Cyane rwose, umugabo uryoha ni umugabo uri mu Imana, umugore uryoha ni umugore uri mu Imana. Basore, iyo mutari mwashaka muravuga ngo hari ibyo mwatakaje. Reka da, watakaza Imana ukabura byose, ariko ibindi byose nibituzengurutse ntabwo bitanga amahoro. Bwana sifiwe. Nta muntu uryoha atari mu Imana, ntagire uzababeshya. Umuntu uryoha nuri mu buntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana, uri mu buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana iyo bukurimo uryohera abantu. Amen. 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 Hano dukorera ni mu mujyi. Hari abagore beza batambuka beza. Ejo bundi nari kwa Rubangura ngira amahirwe yo gukunda kugera mu mujyi no kuhaba no kuhatemberera no kuyicara nkaharira. Njya ndeba mu mujyi haba abantu beza, ariko ubwiza bwabo buzwi nabo babana. Umugore w'igishongoro ugaragara neza siwe mugore utanga amahoro. Munyumve neza, ashobora kuba mwiza, umugabo yarapfuye avuga ati Imana iyi shitani nashatse sinazanye umuntu, nazanye shitani. Ariko iyo agenda n'urukweto asohotse mu modoka nziza atwaye urufunguzo rw'imodoka, agenda agira atya, uravuga ngo dore n'ukuri Imana yararemye izi kurema. Atari ko Imana yumva uyu nguyu we, uwamugutiza ukwezi cyangwa amezi abiri wamenya uwo ari we. Ntabwo rero uburyohe bw'ibintu ari ishusho yabwo. Uburyohe bw'ibintu naho Imana iri. Aho Imana iri ibintu biraryoha. Aho Imana iri amahoro araganje. Aho Imana iri umutekano ni wose. Aho Imana iri umuntu araryama agasinzira. Aho Imana iri umuntu ajya arya ubusa akaryama. Aho Imana iri umuntu agenda nta mafaranga akavuga ngo ubwo umwama nkunda ndamahoro. Aho Imana iri, ndabifuriza gutunga Imana muri iki gihe. Ibindi byose bize bitugeretse, ariko dufite iki? Dufite Imana. Twongere tugire dutya. Haleluya. Muri bukuru urugero rumwe mbahe, umugabo bita Sawuli muramuzi ba Bibiliya tubwira ngo ari umugabo muremure w'igihagararo, akaba umugabo ushingwe, yari ufite ngo metero, ngo muri Isiraheli zose ni wari umugabo mwiza kuruta abandi bagabo bose, ngo yarahagararaga Isiraheli yose ikamushungera ivuga ngo dore umugabo mwiza. Ariko niba ari umuntu wari ugoye ni Sawuli. Ntiyumviraga Imana, ntiyashakaga Imana, ntiyagishaga inama Imana. Iyo Imana yamubwiraga yakoraga ibye, ntakora ibyo Imana ishaka. Murabizi uburyo yateye Isiraheli umuruho kubera kutumvira Imana. Rero ndababwira amagambo makeya. Uburyohe bwiza bw'umuntu uwo ari we wese cyangwa umudugudu uwo ari wo wose, uryoheye uwo mudugudu uri mu Imana. Umuntu uryoshye kandi umeze neza ni umuntu ufite Imana. Amen. Hari igihe mu gihe cyahise
nagiye mpura n'abantu nkabwira nti se biti ni byiza ko mbona si Imana igiye kuzakugirira neza uzakomeza wubaha Imana. Akarira ati pasiteri we ati Imana n'indabari ikangirira neza ikamba umugisha ati nuko haryama ntabwo nafa. Ekata wayifirwande yatindirwaga no kubona akazi gusa, akazi bamukubita umushahara wa mbere, uwa kabiri akarara mu kabari. Yewe ngahamagara kusigaye urara mu kabari wabaye iki? Ati byarakomeye. Ati pasiteri hano hanze birakomeye. Utari wabona akazi nta kibazo, utabona ibyo urya nta kibazo. Umunsi Imana itanze amahirwe umuntu abaye undi. Dore Isiraheli nuko yari iteye. Isiraheli yabayeho ubuzima, ibayeho nabi, ibabaye ngo yari ubwoko buciriritse hanyuma y'ubundi bwoko bwose, bwari busuzuguritse hanyuma y'andi mahanga. Ng'Imana ijya kubutoranya ntabwo yashingiye ku bwiza bwabo, ahubwo n'ubwoko yirongeye ngirabukururira bwiyegereza, ibwita izina, iravuga ngo muri abana banjye ndabitoranirije, muri ishyanga ryera, ntabwo muzasa n'andi moko, ntabwo muzagenda nk'andi moko, ntabwo muzakora nk'andi moko, ntabwo muzavuga nk'andi moko, muzaba ubwoko bwanjye, muzagira amahame yanyu, muzagira uburyo mugenda, muzagira uburyo muryama, muzagira uburyo muhagarara, imibereho yanyu izaba itandukanye n'iy'abandi. Imana irabatoranya, irabahamagarira, irabiyegereza. Bera b'Imana ubwoko irabwitorera, irabwiyegereza. Ariko bugiye gukora amakosa, ni bande basambanaga? N'Abisiraheli bakajya gusambana n'andi mahanga. Ni bande bajyaga gushaka ibindi bigirwamana? N'Abisiraheli bakajya kuraguza. Ni bande bahoraga mu mico mibi ibabaza Imana? N'Abisiraheli. Imana yemera ko babasenya, iravuga ngo babasenye, ndabyemera. Bwana asifiwe. Hari igihe njya ntekereza ntimureba mu bintu bingize byatuma mwese munkunda. Icya mbere ni umwuka w'Imana muri jye. Ntabwo ari uko ndi muremure, no. Nta nubwo ari uko ndi mwiza kurusha abandi, no. Nta nubwo ndi umupasiteri w'igitangaza mu bandi bapasiteri bose, no. Ahubwo Imana ibaye muri jye, umwuka w'Imana akaba muri jye, nkagira imico myiza y'Imana, umuntu wese yakifuza kunyegera. Birumvikana? Ibyo rero Imana nibyo iha agaciro. Bwana asifiwe. Imana ibiha agaciro. Mureke mbabwire, umudugudu niyo waba mwiza rwose, kabone nubwo umuntu yaba mwiza adafite Imana, biragoye karyohera abantu. Dukeneye kuryoha muri iki gihe. Yesu yaravuze ngo muri umunyu w'isi, aravuga ngo kandi umunyu nukayuka ntacyo uzaba ukimaze usibye kuwufata bakawujugunya hanze bakawukandagirana. Yagaragazaga ko umuntu utagifite uburyohe bw'Imana muri we ntabwo ashobora kuzagirira umumaro abantu, ahubwo asigara atera ikibazo abantu. Nicyo gituma Isiraheli Imana ahoraga ibakangurira kuvuga ngo nimundeka muzaba mugize ibyago, nzabareka kandi nimbareka amahanga yose azabagenza uko ashaka, azabishima hejuru. Twasomye ijambo Yesu yavuze, murabyibuka, mu magambo yose Yesu yagiye avuga ku byiza Isiraheli ibonye, kuko yari ibonye agakiza, yari ibonye gucungurwa. Ariko mu magambo yose yavuze ijambo rikomeye ngo aririra Yerusalemu mu gihe cye, kuko n'ubundi muri icyo gihe Abisiraheli bari bakomeje kuba mbabi. Murabizi ko Yesu bamwanze, baramurwanya, abahanuzi bamuhanuye babishe nabi, ba Yeremiya baramuhanuye, Yesaya aramuvuga mu gice cyaho cya 9 n'umurongo wa 5, aravuga ngo duha umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa Imana, azitwa Umujyanama, azitwa Imanueli, azitwa Imana ikomeye. Aramuvuga, arongera aramuvuga. Ariko urupfu Yesaya bamwishe, yarirukanse umunsi yahungaga, ubwo ko hari ku ngoma y'uriya muhungu wa Hezekiya, uriya Manase, ngo aramuhiga, aramwirukankana, ahungira mu ishyamba, asesera mu giti. Ahungiye mu giti baramukerera, baramwica. Yesaya bamuciyemo kabiri, nirwo rupfu yapfuye. Baramurwanya kuva kera, abantu bamwe barwanya Imana. Ariko hari ijambo rimwe ryiza
Yesu yaravuze ngo abantu bumva ijwi rye bakarimenya abo bazakomera. Aririra Yerusalemu, arayiririra aravuga ngo yewe Yerusalemu we, ngiye abaruzi ku munsi umwe abanzi bazakuzenguruka bakakugota bakagusenya ukibagirana. Ngo nyamara yaba warugize, hari ijambo yakoresheje, ngiye aba warurebye ngo akamenya ibihishwa amaso yawe, ukareba imbere. Kureba imbere se niki? Kureba imbere ni ukureba ibitagaragara, ukamenya ibihishwe, ukamenya gukora. Uvuga ngo ngewe ninkora iby'Imana ishaka izandinda, ninkora iby'Imana ishaka izarinda abana banjye, ninkora iby'Imana ishaka izarinda urugo rwanjye, ninkora iby'Imana ishaka mu makuba yose n'ingorane nzacamo izandinda. Ariko uburinzi bwari bwamaze gukurwa kuri Yerusalemu, bukurwaho kubera kutumvira no kurwanya Imana, no kurwanya abahanuzi, no kurwanya gahunda z'Imana. Reka nsa nubaha urugero rwa bugufi. Murabizi ko umuntu uyu munsi kwigisha gukiranuka muri iki gihe ntabwo byoroshye, ariko nibyo bidukwiriye kwigisha gukiranuka. Kuko nitudakiranuka imitungo yose tuzatunga, ibintu byose bijya byitera amababa bikagenda, nta bukire butagenda, nta n'ubukene butashira. Si bisanzwe. Ariko dore ikintu gikomeye, ninde uzagumana Imana mu bukene, ninde uzagumana Imana mu bukire? Haleluya, haleluya. Hari utuntu ngatunga ishaka kuvugaho tukisengera. Ndagira ngo nkwinginge muri iki gihe duhagazemo, utekereze ku Mana yawe, uyigumane kandi uyitindane. Ntushukwe n'ibiri hanze hano. Timureba hano hanze, hanze apana hano mu rusengero. Umugabo uzatsinda ubusambanyi buri hanze ninde? Umugore uzatsinda ubusambanyi buri hanze ninde? Iyo ubonye amafaranga wari umukene, abagukunda baraboneka, ariko abo bagukunda ni nabo bazakurangiza. Ngewe nabonye abagabo bakena barabanga, mbonye umugabo ukize utagira n'ishusho, abagore bose baramuyoboka pe. Ntibareba ko ari mugufi, ho yandi bare nashaka basa n'ingagi, apfa kuba afite ikofi. Yafite ikofi, abagore bose baramuyoboka. Hanze hano ndi mubizi, murabizi abamama mujya mubireba. Umugabo wawe umunsi yatunze amafaranga menshi, uzamusengera ikigeragezo cy'abagore kizihamagara kizizana, nakena abagore bose bazamuhunga. Niko bigenda. Kandi murabizi namwe, iyo umugore umusize ukamusiga agasa neza, ukamusiga abandi bagabo barasama bakamubona, ugasigara wibaza, mukureho amavuta, mushyire kuri gikotoro, mushyire kuri marayika murayizi y'amavuta, ugasigara ushaka kumushyira kuri marayika. Kuko muri Kigali harimo amavuta meza ahindura abakobwa neza, ahindura abagore neza, bagasa neza, yatambuka abagabo bakareba ati uriya ni mukande. Iyo rero byakomeye, hari igihe uvuga ati ndamushyira kuri marayika kabisa, cyangwa se kuri topsi murayizi, gikotoro kirya cya topsi. Afata Imana, uyu mugore akiri hariya hirya tukimeze nabi, nta mugabo ndabona gabura gato bakamujyana, ugasigara uvuga ati ndahindura ibintu. Icyo mbabwira ni iki, ibyiza byose bigira ibigeragezo byabyo. Umugisha wose wabona ugira ibigeragezo biwuzamo, amahirwe yose wabona agira ibigeragezo biyashaka. Kandi mu bigeragezo bikomeye turwana nibishaka kudutandukanya n'Imana, kandi bizadutandukanya n'Imana bizadusigira bidukuriyeho uruzitiro rwari rutuzitiye, kuko Imana niyo ituzitira. Iyo izitiye ubuzima bwacu, iyo izitiye imibereho yacu, nta mwanzi wakomanga ngo apfe kwinjira, nta mwanzi wasesera ngo apfe gusesera. Ariko iyo Imana igiye, uruzitiro ruba rugiye. Bera b'Imana, igihe kirageze ngo tugumane n'Imana, ibibazo byaza tugumane n'Imana, intambara zaza tugumane n'Imana, kuko ubuzima bwacu bushingiye ku Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dukomere uwo mukozi w'Imana amashyi menshi. Ni umutumirwa wacu w'uyu munsi. Reka winjirire, Imana ikugirire neza. Yicarire, Yesu aguhe umugisha. Amen. Umva, munyumve neza torero ry'Imana, ubuzima bwacu ntibushingiye ku kindi, bushingiye ku Mana yacu gusa. Ndagira ngo tuze gusenga, tubwire Imana ngo nubwo ntameze neza, ariko gomeza unzitire.
biri kumvikana. Guma unzitire. Hariho umugabo umwe iwacu numukire, madamu aranamuzi. Numugabo yarabeze neza. Mu myaka yanjye yari umudiyakoni, nari mfite nk'imyaka 16 n'irindwi. Akanyambwira atariko sha isoko twajyaga dusangira, we ntituzadusangira, tugacomoka twara abadeperi tukajya mu kabari tukanywa. We yari umudiyakoni, nge ndi umuririmbyi, antoza gusinda ndi umuririmbyi. Iyo Yesu atankurayo, uyu munsi mba nkiri mu businzi. Uyu munsi arasinda n'ubudiyakoni yarabutakaje, ibintu byose yarabitakaje. Aherutse kumvugisha arambwira ngo hasigaye ngiye kwipfira, sindiho, niba unkunda ujye usengera buri munsi, baza nimugoroba unsengere. Ageze habi, yari umuntu ukomeye, yari umuntu wubashywe, yari umuntu abantu bose batinya, afite uburebure bwa metero 2, ni umugabo w'ibizigira, ariko uko asoje irirwa ndeba kuri YouTube akandeba. Yarambwiye ngo ufite amahirwe kuko wagumanye n'Imana. Iyo utagumana n'Imana uba ugeze habi nawe. Bavandimwe, niki watunga kizakuryohera kizasimbura Imana? Ni mahanga kituzagenda hazasimbura gutunga Imana. Kuko igihugu cyose wabamo ukeneye Imana, mugabane wose wabaho ukeneye Imana, umva inzu yose wabamo nziza ukeneye Imana, urugo rwiza ruryoshye rurimo byose ruryoha n'ururimo Imana, ibintu byose biryoha birimo Imana. Bwana asifiwe. Nta bukene wavuga bukwiriye kugutandukanya n'Imana. Oya kuko ubukene buri munsi y'ukuboko kw'Imana. Ikura umutindi ku cyavu ikamwicazanya n'ibikomangoma, ikura abasuzuguritse hasi mu byondo ikabashyira hejuru, ifata uwari upfuye ikamusubiza ubuzima, ifata ibidashoboka ikabihindura ibishoboka. Imana ishobora bingahe byose, kuyitakaza, kuyibura, kuyijya kure, kuba kure yayo nukunyagwa zigahera, nukunyagwa zigahera, nukunyagwa zigahera, nukunyagwa zigahera. Bwana sifiwe. Hariko Imana ikunda abantu, Imana ikunda abantu pe. Mbabwira uburyo Imana ikunda abantu. Imana ihora itubabarira ibyaha buri munsi, ariko ritubwira ngo icyaha cyose kigira ingaruka. Timubizi? Mbonye niga mu ishuri, icyo gihe nigaga muri primaire, nza kuvamo njya muri secondaire. Icyo gihe twari dufite abana b'urubyiruko tungana, hari abakobwa babyariye iwabo tungana. Uyu mwanya nubwo bafite n'izindi ngo bahawe, ariko birababaza, icyo kintu cyamubayeho ntabwo kimuryohera. Aravuga ngo mfite umugabo ariko mfite n'undi mwana, mfite ibini kugira ngo ube ukomeretse, wirinda ibikomere kugira ngo ube udakomeretse. Icyaha rero kirakomeretsa, icyaha kirakomeretsa, icyaha gitera urugomo. Ntimubizi? Dawidi umunsi umwe yaragiye arareba, aravuga ariko sha nubwo ndi umwami naruhutse, rega ntabwo nagiye mu ntambara, ntabwo nagiye mu ntambara, naruhutse. Aratambagira akajya akata akareba uko umurwa umeze, ngo agwa kuri Mukawuri yari yambaye ubusa arimo yoga. Ngamurebye, murabizi ko amaso yacu areba, n'ubu nciye hano mu Giporoso narebaga, hari abantu beza batambuka basa neza. Dawidi arareba aravuga ati uyu munsi kabisa nubwo ndebye ariko mbonye ibintu. Aho byamujyanye murahazi, arongoye Mukawuriya yica n'umugabo. Mu gitondo kimwe Imana imutumaho Natani. Natani aramubwira ati yewe mu gihugu kimwe hari umugabo uteye gutya, wari umeze gutya, afite byose, ariko uwaba umutindi ngo umushyitsi amusuye. Hari igihe Satani ajya asura abantu, akagusura, yagusura aciye ku mukozi, yagusura aciye ko mukorana, yagusura aciye ko musengana, yagusura aciye ahantu. Satani n'umushyitsi, ngo arangije ngafata akagazi k'umukene akazimanira wa mushyitsi we. Inkuru murazizi. Dawidi aravuga ati uwo mukire wari ufite byose afata akagazi k'umukene akagaburira umushyitsi wari wamusuye, atabaye mu gihugu cyanjye akwiriye gupfa. Natani aravuga ati tugushije ishyano, kari wowe se? Ati jewe. Ati mu buhe buryo se? Ati dore umunsi wari wiriwe mu rugo, wafashe umugore w'abandi umugira uwawe, ntibikunyuze umaze kubona ko umuteye inda
uhamagaye n'umugabo nawe uramwica. Imana yarabibonye irababara. None rero Dawidi, Imana nubwo yabaye ndiribuze kukwica wowe, ahubwo irakubwiye ngo menya icyaha cyawe umenye n'igihano cyacyo. Murumva ko icyaha cye kigiye kumushyira mu gihano. Murabizi uko byaje kugenda. Imana navuze ngo inkota ntizava mu rugo rwawe. Inkota rero yahawe ni ukubona umwana yibyariye amucyurira abagore. Murabizi Abusalomo uburyo yigometse kuri Dawidi, Imana irabyemera iramubabaza. Abusalomo amwirukana ku ngoma, aramwirukana aragenda ajya mu ishyamba. Umwana acyura ba nyina, aryamana na ba nyina ku mugaragaro ku karubanda. Dawidi bakamubwira ataraye ku mugore wawe mukuru. Ataraharaye ati umwana nabyaye. Agahinda kakamwica. Bakamubwira inkuru ati wa mwana araye kuri wa mugore wawe mutoya. Ataraharaye ati kwa nyina. Haravuga atari ko Mana, ararira. Yandika Zaburi ya 50 umurongo wa mbere muzayisome. Iyo Zaburi ya 50 iteye agahinda. Bavandimwe, igihe cyose itorero rizirengagiza ko icyaha cyose gifite igihano, tuzaba mu ngaruka z'ibyaha, tube mu mibabaro y'ibyaha, tube mu marira adashira. Kuko igitumara amarira ni ugukiranukira Imana ikatubwira ngo nzabana namwe, nubwo mwasonza nzabagaburira, nubwo mwahura n'intambara nzabarwanirira. Kubera iki? Gukiranuka kwacu niko Imana ikeneye ngo kuba urumuri rumurika mu isi. Amen. Yaje kumubabarira imukiza ibikomere, ariko yarakomeretse. Umwanditsi yaravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Rinda umutima wawe icyaha, rinda umutima wawe ingeso iyo ari yo yose ikwerekeza mu cyaha. Icyaha ni kibi, icyaha ni kibi. Amen. Murabizi Abisirayeli baje kujya mu bunyage, barabatwara, ariko Yeremiya na Ezekiyeli bakomeza kubahumuriza bababwira ngo nubwo mwacumuye mugatuma natwe tubabaranwa namwe turi abahanuzi banyu, mwemere mugarukire Imana ibafiteho umugambi mwiza. Nazindutse nandika kubo tubana ku rubuga rw'itorero n'ahandi mbabwira ngo Imana ntijigambirira kugirira abantu nabi, ariko kandi igihe cyose tuzakora ibyaha tuzaba mu ngaruka z'icyaha. Reka nongere mbisubiremo. Imana ntigambirira kwabaza abana b'abasore nka bano, no, ntabwo igambirira kubabaza, ahubwo icyaha dukora tuzaba mu ngaruka zacyo, tube no mu mubabaro w'icyaha. Nicyo gituma Yesu aza yaje kudukiza umubabaro w'icyaha, ariko aravuga ngo kandi umuntu nakora icyaha yihane, yiyeze, yitunganye, ave mu bidatunganye. Nakora ibishimwa azahinduka nk'akanwa k'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana ihora idukangurira kwiyeza, kwitunganya, kwihana, kureka icyaha, kureka icyaha. Wanasifiwe. Kureka icyaha. Bari mu bunyage babahanurira imyaka 70 bazamarayo, igiye gushira. Ezekiyeli arabihanura, Yeremiya arabihanura 29:11. Yeremiya 29:11. 29 Yeremiya arabihanura. Yeremiya 29:11. Hari uwadusomera? Uwadufasha mu izina rya Yesu. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi. Ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona. Niko Uwiteka avuga. Komeza 12. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka, mumbone, nimunshakana umwete wanyu wose. Nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga. Kandi nzagarura abantu bose bajyanywe ari imbohe, nzabakoranya bakuye mu mahanga yose, n'ahantu hose aho nari narabatatanirije, niko Uwiteka avuga. Kandi nzabagarura aho nabakuje, mukajyanwa muri imbohe. Rekeraho. Amen. Imana itangira kubabwira kongera kubagarura i Yerusalemu.
aho yari yemeye ko bava. Umva mbabwire bera b'Imana, ndi umushinjacyaha ariko ndi kubabwira amateka ni iki? Nubona umuntu yakize ntukifuze gukira nkawe, uzamubaze ngo wakize biciye mu yihe nzira. Kanongere mbisubiremo, nubona umuntu atera imbere ntukifuze ngo nanjye Mana ndashaka gukira nka runaka. Mwegere, nugira amahirwe akwigisha inzira yaciyemo agira ngo agere aho yageze. Nubyifuza azakubwira ngo natangiye ncuruza ibi cyangwa naciya nkora gutya dore aho ngeze. Rero amateka tumarira iki? Atubwira ibinogo abantu bagwamo Imana ikabatakaza, ikababwira n'agasozi bahagararaho bakabona Imana. Iyo utazi agasozi uhagararaho ngo ubone Imana, ushobora guhamagara Imana imyaka 1000 ukazapfa ukanarimbuka ukabura ubugingo kuko utamenya aho bahamagarira Imana. Kubera iki rero? Guhamagarira Imana si hano mu rusengero. Guhamagara ni ukumenya ngo ndahamagara mpagaze ku kahe gasozi. Agasozi mbabwira ni akahe? Iyo umuntu yamaze kwiyuzuza n'Imana, kwiyunga n'Imana, Imana yumva gusenga kwiwe. Amen. Hallelujah. 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 Iravangwe rega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Imyaka 70 yarishize bari Babuloni. Amen. Bavandimwe, ntabwo byoroshye. Dore twari hirya hariya muri Umugabo Hotel, mbaza umwana w'umukobwa ndamubaza ndetse yewe bite? Ati ni sawa pastor, kandi Imana n'ukuri ndayishimira. None se ko mbona Imana igushinje kurega kandi ibyo kurega bizaguteza ikibazo. Ati biye se pastor? Imana irambwira ngo mumbarize, ati ko ashaka kujya hanze azajyana nandi. Ndababwira nti ugiye kujya hanze? Ati yego. Harambwira n'itariki n'ukwezi, ati nzaba nagiye. Ujyanye nande se? Ngo urumva ngo hari umuntu twakundanye ngo kuri Facebook. Uranyumvira? Ati tumaze gukundana arambwira ngo arashaka kungira umugore we. None ubu ndi kwitegura, namaze kugura passport, agiye kuzanjyana ngira umugore we. Ndamubaza ujye usenga? Ati ndasenga. Imana yakubwiyeho iki se? Ati Imana yarambwiye ngo uragiye rwose irashyigikiye. Ndamubaza waba uzi ko afite abagore 4 ugiye kuba wa 5? Ati ndabizi. Ngo ariko baramunaniye ni ngewe yahisemo. Ati ariko pastor tuzi faranga afite? Ati ejo bundi yanyohereje $1000. Mu minsi yashize yanyishyuriye inzu, ndi mu nzu nishyura $200 narabaga mu nzu ya 25. Ndamubwira ndi Imana iravuze ngo ntugeyo. Ntabwo yihanganye, ntiyasoje amateraniro. Ndagira ngo mbabwira akantu gato cyane. Iyo umutima wageze aho urarikira ntubu cyumva Imana, isoza ry'umuntu rizagaragaza ko yajyanye n'Imana cyangwa atajyanye n'Imana. Kuko sindeba none, ndareba ejo. Ejo hagusubiza ibintu byose. Ejo hasubiza ibintu byose. Yaragiye, ntabwo ari hano mu Rwanda. Yaragiye rwose. Yaragiye ntawuhari. Nabajije mwene data bagendanaga arambwira ngo yuri indege yaragiye. Ariko se mbabaza, icyo agiyemo ni ukuri? Mana uzajyane nanjye. Ndagiye we. Nagaruka munzamurira Imana icyubahiro. Ubu maze iminsi ngenda mu ndege, mvuye Katari ngiye mu Bwongereza, ndava mu Bwongereza ndajya Holande. Nushaka si mu ijuru wagiye, ni mu isi. Ikibazo ibirenge byawe bikora iki? Birama ikibaza. Umuntu nk'uwo aririrwa aririmba ingenda ni Imana imujyana. N'abapagani baragenda, n'abapfumu baragenda, n'abarozi baragenda, n'abagome baragenda, n'isi yose iragenda. Iki kibazo kiba gihari. Bera b'Imana, harageze ngo tuvuge Imana y'ukuri. Harageze ngo tumenye ibintu by'abantu aho biva, niba byaravuye ku musaraba cyangwa niba byaraciye kwa shitani. Ntimubizi se? Ubu se n'abantu bashima Imana ko afite umugabo ariko yaramwambuye umugore w'abandi, umugore ari kwirirwa arira n'abana, ariko akaba ari undi ushima Imana. Imana yampaye umugabo, atwaye umugore, atwaye umugabo w'abandi w'abana 7. Ati nyine, ati vashiti turamusezereye, Esther arinjiye. Yesu warakoze, wagize neza, sinitaye ku bindi. Dore impamvu mbibabwira,
umukristo w'ukuri agira ibyo yirinda, akagira ibyo ahunga, akabyanga, akavuga ngo mana, ibintu byose bitarimo kwera kwawe sinzabikora, ibintu byose bitarimo gukiranuka kwawe twirinde. Sibyo yemwe? Sibyo? Amen. Ni Imana ihora itugira inama buri munsi, ihora itugira inama, ihora itugira inama. Njya ndeba abakobwa muri iyi minsi, mujye mwitondera abo muhura nabo, mutazababara mugasenga nyuma mwagasenze mbere. Abasore mbagira inama, mujye musenga mbere, mutazasenga nyuma murira. Abamama mu masengesho musengera ingo zanyu. Abapapa musenge mufite ibiganza byera mu maso y'Imana, tuzabona umugisha w'Imana. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Nose namwe mumbwire, ibyo mbabwira ni ibintu bibabaje bitera n'agahinda. Mbabwire ko itorero nubwo ryakuzura abantu, rishobora kubaho mu muvumo ridafite umugisha, kuko data rireba ntaryishimire. Sinababwiye umwana twasenganaga kugeza ubwo mubwira yewe ati karame, uriya muntu mubana nk'umugabo n'umugore si umugabo wawe, dore mureke azagukomeretsa, azagutera agahinda. Ati mu izina rya Yesu. Ati pastor tumaranye imyaka 5. Mumaranye imyaka 5? Yego. Mubana nkande se? Ati ni sheri. None se ko mubana mu nzu ni umugabo wawe? Ati ntaraba umugabo. Azaba umugabo ryari se karari wawe akahirirwa akaharara akamara icyumweru akongera akagenda? Uzamwita umugabo kwa kangahe yiswe umusore kwa kangahe? Haturabyumva. Ati niwe uyishyura, haturumva inzu mbamo niwe uyishyura kameme. Uragira se ngo mbigenze nte? Kandi akabyina kurusha abazima n'abapfuye. Ndamubwira nti ejo bundi namuhaye ibyumweru 2 gusa, igikomere ugiye kuzagira ntuziyahuri. Ngo aya ntacyo naba, oya, kuko iyo umuntu yagezaho amarangamutima atacyumva Imana, niyo umubwiye iby'umwuka avuga ntashobora kubyumva. Kire kujyanye n'ibyo ashaka, kire kujyanye n'ibyo ashaka gusa. Vuga ibyo nshaka, hanura ibyo nshaka, ereka ibyo nshaka, jyamo neza bijyanye n'amarangamutima yanjye. Murabyumva abantu babageze. Dore ni hirya hariya dore hano Kabeza, ntari nagiye kubwiriza iwabo. Haciyeho ibyumweru nka 2, umusore posting idarapo n'undi mukobwa barahiye ku idarapo. Aragiye aguze kiyoda murayizi, arayigura, arangije afunze urugi, ashyize ku meza, yarokowe n'uwaje kumusura arakomanga agiye kuyinywa ngo yiyahure. Imana ntiyabimbwira ngo bucyaciye iminsi biraramhamagara ngo uri hehe mushumba? Ndi mu rugo, ndi muri dushe ndi koga. Imana irambwira ngo mumbarize ngo ariyahurira iki, umubaze ariyahurira iki. Kibaza ariko se iri nijwi ry'Imana ndi muri dushe, ariyahurira iki? Ariyahura se si muzima? Duhuye nari kumwe na madamu, ndamubaza uriyahurira iki? Araturikararira ati wa musore, ati nashidutse yarahiye n'undi mukobwa basezeranye, ati nari ngiye kwiyahura n'ukuri ngo nkwe kiyoda. Ati neza umuntu yaje kunsura niwe watumye imeneka, yarakomanze ndayimena, nari ngiye kuyinywa ngo nipfire. Ariyahurira iki? Ariyahurira iki? Ariyahurira iki? Ibaza ukiza abakobwa nk'icumi mu rusengero nkabo, wowe warangizaga ngo ufite abakirisitu. Ubukristo bwacu iyo tutaburinze burarwara, kandi iyo umutima urwaye biragoye ko wizera Imana. Umutima urwaye ntujya wizera, ahubwo wishakira ibyawe. Ndashima umusore yubatse urugo rwe, umukobwa nawe aracyashakisha Imana ngo izamurengere imucire inzira. Ariko niba hatariho kumenya ngo ngewe nzubaha Imana ntya, nzakorera Imana ntya, imyaka yansiga yakihuta, yatinda, yatebuka, nzakomeza nshaka Imana, ntabwo nzakora ikijyanye n'icyo Imana idashaka. Iyo ugeze kuri urwo rwego Imana muragendana. Amen. Munyikirize yemwe amen. Haleluya. Zaburi ya 81:5 hari uko Imana yakomeje kwinginga abantu, irakomeza iratwinginga. Zaburi ya 85. Ura mukobwa wacu Mana uzamugirire neza.
Zaburi ya 81 umurongo wa 5. Kuko ari ryo tegeko ryategetswe abisiraheli, itegeko ry'Imana ya Yakobo yarikomereje muri Yosefu kuba iryo guhamya ubwo yasohokaga igahagurukira igihugu cya Egiputa. Niho numvise amagambo y'uwo ntarinzi ati, nakuye urutugu rwe ku mutwaro, amaboko ye yakuweho uburetwa bw'igitebo. Imana irerekana ko yakuye Isiraheli ho kuba abaretwa mu myaka 400 bari bamaze muri Egiputa, ariko ibakuraho uburetwa, ibakura mu bunyage, ibambura igisuzuguriro, ibakura mu maboko ya Farawo ikoresheje ibimenyetso n'ibitangaza, ibakuza y'amaboko yayo. Ku murongo waho hafi wa 7 niho numvise amagambo y'uwo ntarinzi ndi, nakuye urutugu rwe ku mutwaro, amaboko yakuweho uburetwa bw'igitebo. Ubwo wari mu mubabaro waratatse ndagukiza, nagusubije ndi mu bwihisho bw'inkuba, nakugerageje ku mazi. Bwoko bwanjye umva, ndaguhamiriza wa bwoko bwa Isiraheli we, iyaba unyumvira. Murendi hakaba ikigirwamana cy'abanyamahanga, kandi ntukagire ikigirwamana cy'abanyamahanga usenga. Ninjye Uwiteka Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Egiputa, asama cyane nduzuza akanwa kawe, maze ubwoko bwanjye ntibwigeze bwumva ijwi ryanjye. Abisirayeli banga kunyitondera, nanjye ndabareka ngo bakurikize kunangirwa kw'imitima yabo, bagendera mu migambi yabo. Iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira, umva, iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira, iyaba Abisirayeli bagendera mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba, nahindura ukuboko kwanjye kubarwanya abanzi b'Uwiteka. Iyabaga Imana iratwereka ngo iyaba twumvira Imana tukagendera mu mategeko yayishaka, Imana yabo umubisha w'ababisha bacu yadutabara vuba cyane, vuba cyane. Haleluya. Murahari yemwe mugere gutya. Iyaba dukunda kumvira Imana, yaba umubisha w'abica bacu yaturwanirira kandi kadutabara vuba. Amen. Kumvira Imana, kumvira Imana. Ndashima uyu muvuga butumwa turi bubane amaze igihe kinini mu gakiza cyane, kandi anakorera Imana. Azi impfu abakristo bapfa, azi n'uburyo abantu bivuruguta, ejo akabyuka akivuruguta, ejo akabyuka, ejo akivuruguta, ejo akabyuka, ejo akivuruguta, ejo akabyuka. Tuba muri twaguye twabyutse, twaguye twabyutse. Dore rero ingaruka zitubaho, natwe duhora mu mivumo, mu migisha, mu mivumo. Igihe cyose wanze kwa mugakiza ngo ukagumemo, nawe ugira umwanzi ukuba hafi, wara witeguye kukunyaga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Nshuti zanjye bakundwa mu Mwami, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo twemere kujya inama n'Imana. Niko Yesaya yahanuye igice cya 1 n'umurongo wa 19, yaravuze ngo nimuze tujya inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byacu byatukura tukutukutuku, ngira byeza bise n'ubwoya bwera buse na sheregi, ngo kandi nitwemera tukumvira tuzarya ibyiza byahe byo mu gihugu. Ariko nitwanga kumva, nitwanga kumva, nitwanga kumva, nitwanga kumva, nitwanga kumva. Erega buriya biroroshye no kumva, ariko kumvira biragoye. Amen. Haleluya. Ntabwo uratuma umwana wakubwire ngo ndajyayo papa, aho ntumye ndajyayo, ndajyayo nta kibazo, ukagenda ukaza kugaruka ugasanga aho yakagenda yagiyeyo. Imana ishaka ko twumva tukumvira, tugashyira mu bikorwa iby'Imana itubwira. Tuzaba dufite imigisha tuyirambane, tuzaba dufite amahirwe tuyatindane, kuko Imana idufiteho imigambi myiza. Amen. 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 Nsoza ndashaka ko dusenga. Utekereze umutima wawe, ntabiri kukurura byakujyana mu moshya, nta bikwegereye bigusatiriye, nta bikomanga byatuma utandukana n'Imana ugasigara uririmba ngo nari nkijijwe, ariko agakiza karagiye kera.
dutekereze neza, maze tugiye gusenga duharurire imitima yacu, dukuremo ikintu cyose cyadutandukanya n'Imana. Umuvugabutumwa aze kutubwiriza neza turi mu kindi kirere, maze umwuka wera aganire natwe. Nerekezaga ku mwanya wo gukaraba, dukaraba ibirenge, dukaraba amaguru, dukaraba intoki, yewe urya wese arakaraba. Tujye dukaraba, ubwira Imana ngo Mana, uyu mutima wanjye ndashaka kukaraba. Hari ibintu byatuma utanyishimira, hari ibintu byatuma utanezererwa, hari ibintu byatuma umutima wanjye ureba ukawugaya. Ndakarabye Mana, ndakarabye Mana, ndakarabye Mana, ndakarabye Mana. Hariho mushiki wacu ajya twigisha ngo hari abagore basigaye ngo bagira muri telefone ngo akagiramo umugabo akamwandikaho isombe, undi akamwandikaho umwumbati, undi akamwambikaho ibijumba, undi akamwandikaho amateke. Yahamagara ukabona ngo amateke arahamagaye. Wowe uri umugabo kuko nyine ubona amateke ukavuga ati mada dore umukiriya w'amateke arimo arahamagara. Ati amateke ati amateke ati yamperezeyo, nari mfite gahunda yo kugira ngo nzanire amateke. Sa amateke ahamagaye ni umuntu witwa amateke. Ibyo abantu bakabibamo, kandi bakabibamo bari no mu nzu y'Imana. Burya ni ikibazo, kuko Imana izo wise amateke uwo ari we, Imana izo wise intoryi uwo ari we. Ibyo ni ibintu biba mu bakirisitu, ngo ni ukugira ngo umugabo atazamenya amakuru, umugore atazamenya amakuru. Abagabo barabikora, abagore bakabikora. Ese ukibaza twabaye abakirisitu? Umukirisitu ntabwo telefone bigomba ngo hano ushyiremo kode, hano ushyiremo kode, hano hose ni kode, hano hose ni kode, hano hose ni kode, Facebook kode, WhatsApp kode, hano hose kode, Messenger kode, call kode, hano hose ni kode. Telefone imeze nk'irimo amabuye bahambiririyemo, ni amanyanga abamo. Ariko dore iyo twakijijwe imitima yacu irakinguka. Bwana asifiwe. Gukizwa rero ni ukwemerera Imana ikatuyobora. Ndagira ngo dusengane, cyangwa dufate umwanya wo gusenga. Fata umwanya wo gusenga, ubwira Imana ngo ndondorere uyu mutima, urondore 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 urebe ibibamo, urondore urebe ibyo ngenderamo, rondora intambwe zanjye, rondora imitekerereze yanjye, rondora mwami, rondora rondora. Ndagira ngo dusengane, ndagira ngo dusengane duhagaze, ndagira ngo dusengane. Ndakwinginga ku bwawe, si ngombwa ngo umwuka kurondore, wenyine uriyizi ikimana yanga, ikimana yanga, ikimana idakunda, ikimana idashaka. Kireke kabone nubwo cyaba kiryoshye. Icyaha kiraryoha ariko nyuma yacyo kirasharira, kirarura nk'umubirizi, nk'umuravumba. Icyaha ni kibi, icyaha si ikintu. Reka twinginge Imana, ndagira ngo dufatanye gusenga, ndagira ngo dufatanye gusenga. Winginga Imana, ubwira Imana ngo Mana, hari ibintu wanga urunuka, ururimi rubeshya, ururimi ruriganya, ururimi rugoreka, ubusambanyi, ubusinzi, ubuhehesi, ukuraguza, gupfumuza. Hari ibintu byinshi Imana yanga. Imana ijye ibiturinda bera b'Imana. Ubu nteye icyasha ku mwambaro wanjye, nataka ngakubwira ngo uranyanduje. Aba ariko n'imitima yacu tubwira Satani ngo ntidushaka kwiyanduza, nubwo ushaka kutwanduza, ariko Imana yacu izabana n'abera, izabana n'abakiranutsi. Twange tubyemere, izabana n'abera. Tubyumve twange kubyumva, izabana n'abera. Kandi uwera niwe w'Imana. Umutima ubwira Imana ngo uranzi, ntaho nakubeshya, warandondoye uramenya. Niko Dawidi yavuze, uzi imyicarire yanjye, ijambo ritari ryaba ku mutima uburizi, ntari navuga urabizi, ngenda urabizi, mbyuka urabizi, ndyamye urabizi, ubuzima bwanjye bwose urabuzi. Ndihana, ndareka, nditandukanya ikintu cyose cyatuma utanyishimira. Reka twinginge Imana. Bamama, mfite umugore ni mugenzi wanyu, bashiki bacu. Nta kindi Imana izapfa n'umwana w'umuntu atari icyaha. Nta kindi kizarimbuza umuntu akabura Imana yari muri hafi, ni icyaha. Twange icyaha, tukirwanye, tubyumve, tubyemere. Abantu dusigaye dushaka kumva Imana akanya gato ivuga ibyo nshaka nitahire. Ariko gahunda zose twabamo, nitutavuga ku cyaha, nitutanga icyaha, nitutarwanya ubuzima bw'icyaha, tuzabaho dufite umuvumo w'iteka ryose. Ariko nitukirwanya, Imana izazibane natwe kandi izakorera muri twe, izagendera muri twe, izarekura imigisha yose yo mu ijuru. Ndagira ngo dusengane, ndagira ngo dusengane duhagaze.
ndagira ngo dusengane. Ndakwinginga ku bwawe si ngombwa ngo umwuka kurondore, wenyine uriyizi ikimana yanga, ikimana idakunda, ikimana idashaka. kireke kabone nubwo cyaba kiryoshye. Icyaha kiraryoha ariko nyuma yacyo kirasharira, kirarura nk'umubirizi, nk'umuravumba. Icyaha ni kibi, icyaha si ikintu. Reka twinginge Imana, ndagira ngo dufatanye gusenga. Winginga Imana, ubwira Imana ngo Mana, hari ibintu wanga urunuka, ururimi rubeshya, ururimi ruriganya, ururimi rugoreka, ubusambanyi, ubusinzi, ubuhehesi, ukuraguza, gupfumuza. Hari ibintu byinshi Imana yanga. Imana ijya ibiturinda. Bera b'Imana, ubu nteye icyasha ku mwambaro wanjye, nataka ngakubwira ngo uranyanduje. Aba ariko n'imitima yacu tubwira Satani ngo ntidushaka kwiyanduza, nubwo ushaka kutwanduza, ariko Imana yacu izabana n'abera, izabana n'abakiranutsi. Twange tubyemere, izabana n'abera. Tubyumve twange kubyumva, izabana n'abera. Kandi uwera niwe w'Imana. Umutima ubwira Imana ngo uranzi, ntaho nakubeshya, warandondoye uramenya. Niko Dawidi yavuze, uzi imyicarire yanjye, ijambo ritari ryaba ku mutima uburizi. Ntari navuga urabizi, ngenda urabizi, mbyuka urabizi, ndyamye urabizi, ubuzima bwanjye bwose urabuzi. Ndihana, ndareka, nditandukanya ikintu cyose cyatuma utanyishimira. Reka twinginge Imana. Ndagira ngo bampere Simba wa Yuda nakabyiniriro kiwe, umukozi w'Imana turi wanarabuze kutuganiriza mu kanya. Reka twinginga Imana tuyibwire ngo utweze bagabo bera b'Imana. Ndi umugabo mugenzi wanyu, ba mama mfite umugore ni mugenzi wanyu, bashiki bacu. Nta kindi Imana izapfa n'umwana w'umuntu atari icyaha. Nta kindi kizarimbuza umuntu akabura Imana yari muri hafi, ni icyaha. Twange icyaha, tukirwanye, tubyumve, tubyemere. Abantu dusigaye dushaka kumva Imana akanya gato ivuga ibyo nshaka nitahire, ariko gahunda zose twabamo nitutavuga ku cyaha, nitutanga icyaha, nitutarwanya ubuzima bw'icyaha, tuzabaho dufite umuvumo w'iteka ryose. Ariko nitukirwanya, Imana izazibane natwe kandi izakorera muri twe.